Abanyakubahwa mwese turabashuje. Ntabwo tuganira nk'uko abatubanjije babigenje, turagerageza kubabwira inkuru tuzi mu buryo bwihuse. Kiriya kintu isego mu cyitwaga mu Cyongereza NMOG, Neutral Military Observer Group, ni ikintu cyari cyarashyiriweho ngo kuba hagati y'ingabo za FAR n'iza RPA, hagati yabo iyo habaga habaye imishyikirano twari dukunze kubona ikintu bita demilitarized zone, yabaga ari zone itarimo abasirikare. Mu by'ukuri imwe muri characteristic yakunze kuranga urugamba cyangwa struggle icyo gihe, ni bimwe mwajyaga mwumva abajene baririmba ngo twabaga ku umuriro basaba imishyikirano. Iyo ndirimbo ngira ngo murayizi. Bijya niko za Ancien Agreement zavutse, niko za Badalite zavutse, za Arusha, za Gomizo na za Minuar. Ariko kugira ngo nihute, Ambasada Gasamagera yaranje avuga ati nuko RPF iravuka. Ibya mbere aho sindi witindeho cyane, ariko kubera ukuntu yasobanuraga ukuntu mu Rwanda abantu barakandamijwe, birumvikana ko abantu hari mu Rwanda batari bafite ubwinyagamburiro, ni ukuvuga ngo nta organizing space bari bafite. Byaje kurangira ari uko usa naho ari mu mahanga, nubwo ari bafite ibibazo cyane, nabo bari bafite ibibazo bitoroshye, ariko nabo bari bafite organizing space cyangwa aho umuntu yageragereza kureba uko yapanga uko abantu bazabohora igihugu cyabo. RPA yavutse nk'imyaka 3 nyuma y'uko RPF ivutse, niyo yakomotseho niko navuga. Ariko na mbere y'uko RPF ijyaho, hari abantu bakuru muri twebwe, bakuru mu nzira zitandukanye, bari baragiye mu ngabo bapanga kuzataha mu buryo bukoresheje imbaraga, kuko byaragaragara ko ibyo muri Loni bitazashoboka kandi ngo igihugu cyari cyuzuye cyane. Itariki ya mbere Ukwakira rero, abatuyoboraga bari baraduteguje ko tutazi itariki, ni ku mugoroba umwe baratubwira tugende. Bamwe muri twe basanze mu tubari, umuntu agasanga agiye mu Kabyeyi ati tugende, undi bakamusanga ari ku burinzi, undi yagiye ku kazi, barakukumba, tuba twikubise Kagitumba. Abantu bakunda kuvuga ngo yaratunguwe, ariko ngira ngo yatunguwe n'umuriro wayikubise uko wanganaga kurusha gutungurwa n'uko izaterwa. Hari mu office wa FAR witwa Murengera Ntwari, yabaga Gabiro, yatubwiye ko baramaze ibyumweru 2 bazi ko tugiye kubatera. Ariko Chantal yabivuze, bumvaga tutabashobora, bari inzirabwoba, ntabwo bari ingirabwoba. Ariko nyine umuriro ubaye umuriro hariya tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 n'inkuru mwese muzi, mwanayibonye muri museum. Nakwinkarejinga abantu cyane kujya basura iyi museum, n'uyije mu bwa mbere byaba byiza yigarutse mukanayigarukamo. So igitero kirakubita. Uwo munsi twagize casualty umwe gusa, n'umuntu yaje gupfa nyuma witwaga Christopher Karenzi, niwe casualty wenyine twagize, abandi bose baba barinjiye. Kuri uwo mugoroba General Fred Gisa Rwigema wari chairman wa RPF, wari n'umukuru w'ingabo, yaturemyemo imitwine, kintu umuntu yakwita battalions, ariko abasirikare bumva ko atari battalions ukurikije imibare ubundi ba muri battalion. Aturemyemo iyo mitwe 4, aduhaye briefing. Iya mbere yo kuvuga ngo wumva afite ubwoba n'iyisubireyo kuko haracyafunguye. Atumva ko haracyafunguye, ufite ubwoba nasubireyo. Iya kabiri, abo bagabo mureba
bambaye uniform buriya biriya bintu bambaye hano bifite icyo bivuze. Iyo ukibonye uri umusirikare umenya urwego ariho ukamenya n'igihugu aturukamo. Iyo briefing ntiyayitanze ariko yavanyeho inyota ze azishyirwa mu nzu aho ngaho n'abandi bazivanamo. Kuri njyewe message yari kuvuga ngo ntimukira abagande kuko abenshi twari twavuye muri NRA yari ngo ntimukira abagande, siko yabivuze ariko niyo message umuntu yavanamo. So iyo mitwe ine iraho briefinze abirukanse imbere bagiye ibisanzwe deployments zakozwe hari imbere mu gitondo ubwo ngeze tariki 2 aduye aratera aragaruka ni bya bindi bita counter attack cyangwa attack simbise. Arababwira ati tugende tujye kurwana n'uri yaduye. Niko n'ubundi igisirikare kibigenza. Baragiye cyangwa turagiye, hanyuma nawe araza komanda bisanzwe, ngira ngo umunsi wari wageze baramurasa. Urumva attack yari yabaye nzima ariko baramurasa. Nubwo yari yapfuye nyine akazi ko karakomeje, abenshi ntitwanahise tubimenya. Twakoze mu gitondo twakoze operations buracya turakomeza mpaka za Nyagatare na Gabiro. Chantal avuga yavuze ngo muri FAR mu nzira bwoba ngo bahoraga bibeshya yuko bazatsinda. Twe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda. Ariko hari ibyo twibeshyemo. Cyambere bamwe muri twe tukiririya Bugande harimo n'amaraso y'ubusore, twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Nitwerekeza umututu hariya bazaseduka. Iyo minsi ya mbere ni kuba bigenje. Ariko rero ndagira ngo munyemerere nyakwa hasiredi mbabwire gatoya iyo RP mvuga yari imeze icyo gihe. Ubwo RP irimo abasirikare batorotse muri NRA. Iyo utoroka burya ntabwo kimwe no kwimuka. So umuntu yazinga ko afite hari abasirikare baje badafite imbunda kandi bari bazifite mu rugo cyangwa muri barracks. Umuntu yazanye minimum ishoboka iyo utoroka. Ariko tuza dufite morali nyinshi cyane, twumva kabisa tugiye kuri baretinga urwatubyaye. Abenshi ntibari banaruzi. Twari dufite umuryango wa RPF ukomeye cyane. Of course ntwagiraga office nk'iri ya Rusororo ariko wari ukomeye pe. Twari dufite abantu muri group barwanya intambara ahandi. Nubwo harabaje bava dore ko Uganda yari intambara, harabaje bava muri zones z'intambara. Hari n'abari barwanye imbere y'izo ngizo. Tugira abantu barwanye mu byo bita za Fronasa za Mozambique, babaye intambara za Tanzania na Idi Amin na Obote muvanaho. So twari dufite experience y'intambara. Hari ibihugu by'abagira abajenerali barinde basaza atarasasa uretse byo muri training wing. So na hano ngira ngo n'inzira ngo tutazifasha ngo tuzitere byarashobokaga. So twaje dufite icyo nakwita izo mbaraga zikubiye mu murava mu experience n'uwo muryango nari mvuze. Ariko tunaza twinjira muri population mu baturage batatuzi batanadushaka. Waca ku musozi bakakuvugiza induru, waca mu kikombe bakakuvugiza induru, ukabazi nguzi kwiruka wajya kwiruka ukabona umuturage akuri inyuma cyangwa hejuru y'umusozi. Tuzanye nuko nayo mbivuze na logistics dufite ari imiti ari ibiryo ari ntabyo, ari bike cyane.
tuza dusanga abantu bafite indege bifaru ni za brand atirari imwe birasa kure twebwe dufite Kalashnikov nyuma twari kujya tubanamo twara PG no turasa izo ntuzi izo blend n'ibindi bintu. Icyo gihugu tutakizi nyine nambivuze tuza nta gihugu tutakizi ko giteye, tuza duteye niko babyita igihugu gifite abafaransa babiri bazayirwa n'ibiki n'ibiki. Twebwe no twari kumwe twamutorotse twamwibira imbunda haza twe. So muri rusange uretse no kuba nta leta, burya ni leta nubwo yaba ari leta idashinga, intambara nk'iteye ifata amafaranga ya social, igafata BNR, igafata finance, igafata minagri, igafata hari institutions zose ifata resources na infrastructures igashyira hamwe ukahangana n'ikintu gikomeye. So ngiyo RPA yo munsi turakubise rero nkuko nari mbivuze, dukubise turagurutse Gabiro Nyagatare tujya kugera nko muri mid October. Ahanini twari blowings ku blowinga niko abasirikare bavuga, bagira ngo ni nka kando ishize umuriro yo haje umuyaga kumwe imira. To blowinze kubera ko twarwanye nyine izo ntambara, uko tubirukanse uko ntabwo nabo bajugunyaga amabuye, ubwo twari dufite inkomere zitari nkeye, tumaze no kuruha, twapfushije n'umuyobozi. So ubwo noneho ya morale navuze twatangiranye kaba karabaye. Noneho iby'amahirwe abahaje twamwitaga Fan de Peace, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu ibanje kuba Fan de Peace, bigeze aho aza kuba chairman High Command, amaze gushyiraho iyo ntuzi iyo level ya High Command, ukuntu structure inzo naza kubivugamo. Asanga nyine tufite uko tumeze, nta logistics, inkomere, nta miti, ariko dufite igihugu kingana n'umusozi. Asanga twarafashe n'icyemezo cyo kurwana intambara bita conventional warfare. Ni nka kuri ubona Iran ikubita na kwikubitwa, Amerika ikubita Iran bijya bisasu, ikabira hiweyinga kuvuga ati nohereze abasirikare cyangwa no kuboherezayo. Natwe twagatureze gatuza imbere y'izo brende na tirare n'indege n'abafaransa bari aho ngaho baje tukibafata. Ari operation yose nari Norwa babeshya ko ije kurinda abanyamahanga, ariko mu by'ukuri bari kuri front line. Njyewe nababonye rwose nuko mbyihutisha, ariko nzi n'izina ry'abanaga na Kabirigi, n'abanaga na Bizimungu, n'abanaga na Musonera muri Central Command. So buri command yagifiteho n'umufaransa, umusirikare w'umufaransa. Abantu bose barabazi, abantu benshi barabazi. So ahageze aravuga ati arabireba, asanga agomba kugira ibyo ahindura. Icyambere yahinduye no kuvuga ngo yararabitubwiye n'abatari bakuru cyane, ntabwo watsinda intambara ufite inkomere zingana gutya utagira aho zivurira. Ntabwo wa maintaining morale y'abasirikare bakomereka batya, noneho nambazi ntabwo zakomeza kuzamuka ahubwo ziragabanuka. So aratubwira ati mupange withdraw iri order, muve mu birindiro ariko mu buryo butari ukwirukanka gusa. So icyo kintu kiratangira. Ubwo ni twatangira kugera towards the end of October, hatangira kuho gahunda yo kugira ngo abantu bave mu birindiro mu Mutara hari open, igifaru bicyorohera gucunyana ahantu hari open hafunguye. Atirare peace yoroshye yutera ahantu hafunguye kurusha mu ishyamba, n'indege byorohera kurasa ikureba kurusha
itakureba. Ariko noneho na territory aho kugira ngo overstretch ni nko muracyumva ni ukugerageza kugira ubutaka bunini cyane burenze ubushobozi bwawe bwo kuburinda. So ati igihe cyo kurwana ubutaka ntikiragera. So gahunda bako haba abantu ba retreating bakajya mu birunga. Ariko none naba yuko tugomba kutemerera hadui kugira ngo wese agende yirunde kuri abantu bagiye mu birunga. Habamo kuvuga ngo bamwe mu bantu bagishoboye ni musigare hano mu Mutara, ariko murekera kurwana nk'abarwanira ubutaka ngo mufate nkaho ari ikirombe cya Diamond. So hasigaramo force aho ngaho mu Mutara, indi ijya mu birunga kugira ngo nashobore kongera kwisuganya. Abantu bajya bavuga ngo hari hakonje cyane ngo imbeho yo mu birunga yari inahari, ariko buryo ushatse kumenya irya mbeho ko ntacyo ari twayo igeranya na rwa rusasu navugaga rwa brand cyangwa rwa tirade, usanga imbeho ntakivuze. So abantu ba retreatinze noneho nihuse by 30th ukwezi kwa 10 kujya gushira, atubwira ati nakagitumba muhave. Kagitumba turahavuye, inzira bwoba zirahinjiye, zikora ubukwe bukomeye cyane, zirishima, celebratinga. Ariko ubwo hagati aho ngaho akaba yapanze akantu, numa nabonye umuntu umwe hano wari ukarimo cyangwa umwe mu bari akarimo ko gukubita gatuna kw'inzira bwo bazo zavuga ko ibintu byarangiye. Zarabanje zikorera isanduka irimo umurambo wa Fred Cotton Coats, none kandi akagitumba barahari. Wa mugani utekereza nk'abo nta kuntu utatekereza ko watsinze. Ubwo abo Mutara barakomeza bagahanyanyaza bakubita kambushi. Ubwo twagiye muri Gerera, twavuye muri cya convention, kuko ubundi urwana mu nzira ebyiri. Uhitamo kurwana convention nk'abya navugaga, cyangwa ukarwana mu buryo burani conventional. Uburyo burani conventional butuma urwana iyo ubishaka, ukarwana naho ushaka, ugakomereka buhoro, ugakoresha ibikoresho bike, bikaguha umwanya wo kwiyubaka. Niyo rero gahunda yadushizeho. Aho turaca kabiri nk'itariki 30, nk'itariki 3 bumva Gatuna irashwe. Bayirwaho abantu bashibukiye, se ko abantu tuzi ko bapfuye bashize bigenze biti. Gatuna barayikubise, ubwo urumva morali yacu ukuntu izamutse, n'inzira bwoba ukuntu imanutse. Mvuze muri rusange kuva aho Chairman High Commanders nyine Fund the Peace cyangwa ubuni His Excellency the President habayo time yo kuva ngo dukore reorganization. Ari iyo ngiyo twari turimo, ariko reorganization ntabwo ikora wihishe gusa, unayikora ukomeje kwiyubaka, unabuza umwanzi kugira ngo we nawe yira agutera uko ashatse. Ubwo rero Gatuna nyine rashwe ni ku itariki 3, barakomeje bakoze operations naho ngaho hose, birakomeje. Ubwo niko uko bikora niko morali yacu izamuka. Ntabwo ndibyo muri specifics cyane kuko ntabwo ari umwanya mwinshi. Operations zakozwe hejuru yaho, mu kanya high briefing ati manuke hariya Ruhengeri niho bafungiraga abanyapolitike banzwe cyane, abani naha murabizi, abasirikare badashaka n'abasivili. Ambassador Rudakubana ngira ngo niho yavanye umurava wo kujya mu gisirikare, yarimo bafashe icyo gihe barazana hamwe n'abandi. Ruhengeri barayikubise, ubwo ni twageze muri 91. So abantu bumva morali irazamuka. Ariko mu kintu nari nsimbutse, hari ibintu binayinsimbutse, Commander in Chief Fund the Peace icyo gihe yagombye gukora, harimo gukomeza kumanaginga relations n'ibindi bihugu. Urumva Uganda, hari abantu bajya biga ngo Uganda yatwohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga. Sinzi ukuntu bakomeza uri inshuti ye.
murakubita abasirikare mu modoka n'ibikoresho by'abaturage byawe ngo agiye kurwana aho wamwohereje akerekeza Kagitumba. So habagamo ikintu cyo kumanaging izo relations. Nabuze mvuga ko Abafaransa, Ababiligi, Abanyazayirwa n'abandi bari ku mpande za leta yari hano. Twebwe uwo twakabaye tubana yari uwo twari twibye imbunda n'abasirikare n'ibikoresho. So that would be hagomba kubamo effort yo kugira ngo to building a relationship n'icyo gihugu ariko n'ibindi bihugu. So nubwo twari dufite ndaje nyivuge mu kanya ngo twari dufite umuryango wacu wa RPF, ariko habayemo imbaraga cyane z'icyo gihe za perezida. Akagomba no kugira ngo yumva abantu habayemo ikintu cyo guhongana, abasirikare bagize wasiwasi kabaye bakubititse, wari umuyobozi wawe yapfuye, ari nawe umuyobozi wa RPF. So no kugira ngo wongere imbaraga mu mikoranire y'abari ku rugamba n'umuryango, nabyo cyari ikintu gisaba ko uri umuntu uri talented. So ukagomba managing relations n'ibindi bihugu, ukongera imbaraga mu mikoranire y'abari kuri front line n'abasigaye inyuma, ukanapanga izo operations zizagarurira abantu morali yo kugira ngo bakore, abarwayi bavurwe, gukomereka bibe bikeya n'ibindi. Ubwo nizo zaje, niho haje icyo cya za Ruhengeri, za Gatuna. Ndabivuga nihuta, haza kuza n'igihe none bongeye kohereza force mu Kagera. Idea was kugira ngo Haduyi nawe ajya ahora ari aho ngaho, ni nkaho yagavuga ati Haduyi azajya arwanira aho nshaka njyewe. Ninshaka kwajya mu Kagera azajya ajyayo, ninshaka kwaza Gatuna ze, ninshaka kwaza Ruhengeri ze, gutyo. Noneho ubwo yo ni guerrilla warfare, ifite tactics nyinshi, ndayicamo nihuta. Noneho tumaze kugarura imbaraga, aravuga ati ariko Habyarimana n'abantu bakajya bakunda kutwirataho, burya buri musirikare wa RPA hari amagambo abiri y'Igifaransa y'abagazi, ikintu cyitwa centimetre. Twarinze tukigera i Kigali abantu bari muri centimetre, kuva ku murindi, kuva kuri bode. Ikindi bari bazi ni ikintu cyitwa rowiti. Niyo buriya honorable Iyamuremye yavugaga ikintu cya rowiti. So bitangira kuvuga ko nta na santimetre tugira, nta na santimetre bagira, ntaho waba hejuru yo kuba Bagande, yo kugira imirizo, kutagira iki, nta na santimetre. Noneho muri hagati ya July 91 na December aravuga ati rero harageze yuko mufite imbaraga, harageze ko muca Haduyi, muca ku butaka certain places, hano hamwe ahave, mushinga ibirindiro in some places, mukomeze munagire mobile operations, ariko mufate na territory yanyu. Turagenda hariya, ndumva ari za Muvumba hariya, abantu bafata santimetre yabo, ati mucukure indake, turazicukura. Maze Haduyi araza. Haduyi aza yari afite ibitero yahaye amazina menshi, hari za Rukokoma, hari na ratissage combine, za ratissage combine n'ibindi. Ariko burya iyo ugize Imana Haduyi akagusanga muri defense yawe, bakorohereje akazi. Si kimwe n'uko umuntu yagukubita ambush ngo ashyiraho ambuscade. Umuntu asanzwe wibereye mu wawe, umaze iminsi urya, ntabwo ukiri wa wundi wa mbere ya October 15th cyangwa October 30th, arakwisukiriye. So bakubiswe umuriro wawe, natangiye mvuga ko bakwitwaga umuriro bagasaba imishyikirano, ngo hose haga harimo ibintu byo gusaba imishyikirano, bagasaba imishyikirano. Mujya mwibuka, ndabivuga vuba, mujya mwibuka za Nsere, za Badorite, zikaza kuzamo za Arusha. Ibyo byose umutima waga wahindutse mwiza akanya gatoya kubera umuriro, ariko nyine bamara kurya bagahaga bakabyibagirwa. Noneho haza amabwiriza yuko dushinga ibyo birindiro hariya za Songa, za Gishuro na hehe Rwanda. Nkuko nabivuze, abantu bacukura indake, bikubiseho, baramurashe. None hageze baranavuga ati
you know what, ubu noneho yego gerera ni nziza murayikora mukayikora neza mugacaginga haduyi mukamuvanaho ibikoresho mukamubumiza niko tubyita mu giswahili bihagije bigatuma morale yo kurwana igenda ivaho aho muciye abaturage basigayemo babona ko mutari babandi bavugaga bafite imirizo cyangwa se babagande atariko igihe kirageze ko muva muri santimetero nubwo twakomeje kwita santimetero nimwagure ibyo birindiro ubwo ni muri za January na 1990 ati nimwagure ibirindiro aduha amabwiriza y'ukuntu tuzaturwana ariko bamwe muri twe cyane cyane abari abashumba bakaba basanzwe babizi hari abantu cyane bajyaga bakirana bagakubitana hasi umuntu akakubita undi mutego bitaga ngo ni rugondi hene arabwira ati nubwo mbohereje kwagura iyi territory n'ubundi simvuze ngo mugende muhura umuntu ku muntu gutya mujye muturuka inyuma muturuka iruhande niba ushaka rimwe na rimwe mweshyeshye bafite agafosi kamurasa imbere ariko harabaciye inyuma abahungu baje kubyita nabo bari kumwe bashiki babo ngo ni indwana ya rugondi hene tujya muri rugondi hene haduye racanganyikirwa uzi kuba ufite blende ufite atirare ufite indege ariko udashobora kujya muri toilet ufite n'insohoka nkajya muri toilet umugabo aranyica ninjya guteka uriya mukobwa ara sniping umuntu agahera mu ndake kandi afite indege ntabwo indege iri guteruye ngo ijyane Kigali ijye kuruhuka rugondi hene ya rugondi hene ibindi ubwo biraguka hariya kana za Kabuga za Kabarogota ni long line baragenda haduye abona bimwanya ibindi morale irashira ubwo turi muri za 92 bumva harya ari nko mwabonaga nyine nizarusha bahoze bavuga n'ibiki zitangira ziza nabonye batangiye guhagurukana hariya noneho iyo expansion ya territory ni nayo yaje kuvamo n'ibyabyo na za byumba barashe murazibuka ngiye kwihutisha ariko noneho haza kuza ka mbegereho vuba bimwe honorable yamuremye yasobanuraga mwabyumvise ukuntu nyakubahwa perezida yatanze warning yaratubwiye bari muri mission muri peace missions abwira n'abararusha ko dutanga iyo message ko bagiye kubyihagarikira biyavugaga binaniranye yohereza ingabo zirakubita kweri territory twari dufite yikubye nk'inshuro 3 mu munsi baraje bagira hano za Rurindo za Base n'ahandi tekeza ufiye pyo ngiyo umuntu avuga ko nta centimetero gira noneho induru ziravuga imishyikirano babamo gusaba tura withdrawinga hazigaramo big DMZ ariko yamishyikirano imwe bajyaga basinya Arusha hariho ibyo batasinye ubwo bahise babisinya bahita babisinya Arusha irasinywa irimo nuko tugiye kuvanga n'ingabo kera najyaga nganira n'abantu hano i Kigali harimo n'abantu who meant well badafite umutima mubi pe nk'uriya Rando Minister Chantal yavugaga nigeze kuganira nawe akambwira atari ko Karenzi kuki musaba ibintu byinshi ngo Arusha ngira ngo bashaka kuduha 5% 20% mu gisirikare kuki musaba ibintu byinshi ntese kuki nyakubahwa Minister ubu se wowe ubona turi bangahe mwe bandese hatabatutsi ntabwo RPF ari abatutsi none se reka kuye abatutsi mufite hangana iki amubwira se nyakubahwa Minister nubwo abantu dufite aga centimeter iyo umuntu avuye hanze akagutwara centimeter iwawe akayigumana hari ubwo nindi watsinze anyway long story short ibyo bivuyeho ubwo haje za mission za gomu aho bavuga zinditsemo intwari barasinye abajiyemo imizi ya mukare mwayibonye bakantana bavuga ko akantu kazaba mu minsi ya vuba ka kantu kaba karabaye indege Habyarimana biraguye yeguye ya mariste bari baradronze yo kwica abantu batangiye kuyashyira mu bikorwa baba sector commanders bahari ba Faransa ba Etienne ba Gire ba nde ba specialist bose buri muntu acanganyikirwa bose ahubwo batangira kwica abantu cyo gihe nari mu mission ya UNAMI niyo yari yavuyemo Goma yayoboye abenshi bazi na Romeo Dallaire
His Excellency aradutuma ati mumubwire mutabara abo bantu cyangwa ndaza mbitabarire. Mu by'ukuri na minuwari nta mbaraga rifite zo kuba yatabara abantu, ariko bakanavuga ko badafite iyo mandate, uzi ko bageze bakanagenda hagasigara abirabura. Aba rero that was on the 6th 7th adutumaho, hanyuma ashiza ingabo ze zose on standby, arazihamagara arazibriefinga, tugiye kujya mu gihugu hose guhagarika genocide, gutabara abantu. Ibindi ajya no kumurabyibuka, bamwe ajya no ku maradiyo akora arabivuga openly. Icyo gihe yaremye, yarumva mu Kinyarwanda bita ngo ni imishora itatu, abacaga muri Eastern Axis abaha ubuyobozi bwabo, centre bazaga Kigali abaha ubuyobozi bwabo, harabaciye mu North of course akomeza ari we ubakomandinga, nabo bagiranaga coordination ariko kuri level yabo, bahabwa amabwiriza mpaka baraza barabikoze. Uriya mugabo arimo kundeba nabi, bafashe inzira bwo barazirukanye, bafashe leta bariko bakomeza bakombinga. Noneho abari hano, kuko niho nshaka kurangiriza, bari hano za nzira bwoba intera hamwe zirahunze. Twese benshi twari twageze Kigali, ariko bandi bari mu bindi bice by'u Rwanda. Hari n'abahuraga n'Abafaransa bakarwana nabo, hari abahuraga n'intera hamwe, ariho haje kuza za operation turquoise n'iki na za zone turquoise. Abari hano rero baba retreatinze, bafashijwe nabo Abafaransa baje muri za operation turquoise, barabambukije muri Congo, cyane cyane Eastern Congo, Bukavu na Goma. Ari bake bagiye Tanzania, bagera basubiye muri formation z'abasirikare, bari organizinze, ngira ngo bari bakifitemo akantu, nibwo batangira ku infiltratinga bakica abantu, batangiza insurgency. Ari nayo yaje kuvamo ko commander in chief n'ubundi afata icyemezo cyo kugira ngo tujye muri Congo, hahandi bari number 1 tuvane abaturage bari bafashe bugwati, tubazane. Number 2 utabishaka agende yajya. Urebye inkuru yanjye ari ndende cyane, ariko nabihereye kubera impamvu muzi. Nkaba ariko nshaka kubabwira nyakubahwa First Lady ko aho twaga turi ku rugamba hari n'abategarugori bari part of the struggle. Abangira ngo nubwo twatwaye umwanya, nako twahawe umwanya mutoya, nsabe honorable Oda agira icyo abivugaho. Murakoze. Damoke TV.